biba bigoye mu buzima kuba warera abana babiri batanahuje base. Ndamufiyemera w'abana babiri ariko umusore wanteye inda ntago yabashije kumfasha. Hanyuma mu kumurera rero waje guhura n'undi musore nawe murakundana nawe birangira mubyaranye, byaje kugenda gute nyuma we byagenze gute? Yambeshye nyine kumfasha kurera wa mwana wa mbere, duturanye muri quartier. Umuturanyi? Yego. Akimara kuntera inda n'ababyeyi nyine urumva bari ibibazo, bakubwira ati ujya gushaka akazi nyine ubarere, ntabwo ari twe twabagutumye. Ntimugize impanuka ukabyara rimwe ubyare na kabiri, twashobora ujya ubarera nyine niwe wababyaye. Numvaga nyine ubundi najyaga mvuga nti kubera nabonaga ukuntu nari mbayeho muri ubwo buzima njya gukora ikiyede kinanira, navugaga nti byayo undi mwana njye ati ntwaye n'indi nda nahita niyahura, nta nubwo wenda nabasha kuyikoramo ubwo nakiyahura. Yes, tubahaye ikaze abakurikiye Legacy TV, Legacy on top nk'ibisanzwe. Ubuzima ni urugendo rutoroshye, ni urugendo kandi twese turi kugendanamo, bukarangira n'urugendo rusa nk'ururangiye. Aka kanya ndi kumwe n'umwana waciye mu buzima butoroshye, ni umwana w'umukobwa watewe inda n'abasore babiri. Ikibabaje ni uko bose bamwihakanye. Amaze guterwa n'abasore babiri baramwihakanye, ni ibintu bibabaje cyane. Ikindi kandi kigeretseho yigaga mu mwaka wa 3 segonderi, yiteguraga gukora ikizami cya troncome, afite inzozi nyinshi, afite ibyo yifuza kuzaba byo, ariko uyu munsi wa none inzozi zisa nkaho zahindutse ahubwo ibibazo. Ni umwana uri mu buzima butamworoheye, kurera abana babiri uri wenyine, bamuteye inda bose baramwihakanye, ari mu buzima butamworoheye. Gusa icyiza afite ubushake bwo gushaka kwivana muri ubu buzima, ari guhangana n'ubuzima kugira ngo arere abana be, ari guhangana n'ubuzima kugira ngo abashe kubaho ndetse ashakire n'abo yabyaye ejo hazaza. Ntabwo muvugaho byinshi, ngiye kumuha akanya atwibwire, ndetse abakunzi ba Legacy bakurikiye ubu buhamya cyangwa se iki kiganiro baragerageza kumuhumuriza muri comment, araza kuduha nimero ze, bagerageze mumuvugishe. Kubyara wiga mu wa 3 segonderi ukabyara abana babiri ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye, bisaba ko abakuru bagutanze kubona izuba bakuyobora muri byinshi, abakugira inama, abakurusha amaboko bakagutiza amaboko bakagufasha, kuko hano ku isi ntabwo umuntu agwa mu bibazo abyifuza. Buri muntu wese aba yifuza ibyiza, yifuza ejo hazaza, ariko hari igihe byanga. Iyo byanze rero biba bisaba ko abandi bamuba hafi kugira ngo agire icyo nawe yakwigezaho. Hanyuma ngo haye ikaze Diane. Yego. Nitwa Cyuzuzo Diane, mfite imyaka 27. Hanyuma Cyuzuzo, uri umukobwa, uri umumama, ufite umugabo, uri umusiribateri? Ndamufiyemera w'abana babiri. Umufiyemera w'abana babiri. Umwana mukuru wamubyaye ryari, ufite igihe kingana gute, byagenze gute? Turamburire. Umubyaye mfite 21, ariko umusore wanteye inda ntago yabashije kumfasha. Nyimara kumubyara naramureze, arakura, afite imyaka 3. Hari undi twakundanaga mfasha kumurera nyine, uwo nguwo mukuru nawe ahita antera inda. Umukuru afite imyaka 3, ndatwita, urumva ko nabyaye afite imyaka 4. Nkimara kubyara wa kabiri afite amezi 9 nibwo naje gukora hano. Hanyuma bigenda gute iyo umukobwa abyaye akabyara adafite umugabo? Ubuzima bugenda gute? Nshiramo ubuzima hasi, hari intego wari ufite mbere yo kubyara utagezeho, hari inzozi wari ufite, izo nzozi zikaza kutabasha kuba kubera ko wabyaye. Insobanurira. Yego, kubyara umwana wa mbere
nari mu ishuri niga mu wa gatatu sinasire, ariko nizemo igihembwe kimwe, cya kabiri sinabasha kukiga kubera ko nari ntwite. Noneho nkimara kugira ku mubyaro wa mbere navuze nti wajya kwiga imashini, numvaga nyine mbishaka kandi mbikunze. ariko se mbere y'uko ujya kwiga imashini, dirimu zawe, inzozi zawe mbere y'uko bagutera inda zari izihe? wajyaga wumva inzozi zari izihe? njye numvaga nzaba umutayeri n'ubundi. hanyuma bamaze kugutera inda, umaze kubyara, ubuzima bwagenze gute? ntabwo bwabashije kugenda neza, kuko urumva umwana yabyize imyaka 3 mpita nongera mbyara undi, njyaye undi nyine biracanga, mpita nza mu kiyede sa gukora hano. Mama Rayiti twakoranaga nyine n'abandi bana nabo babyaye ariko bo bafite umwana umwe. Yego. hanyuma waje kwiga imashini? Mama Rayiti yaratubwiye ati, yatubajije nyine ukuntu tubayeho, tumubwira yuko nyine ubuzima ari ibibazo, kugira ngo tubone amavuta yo gusiga abana se cyangwa n'ibindi n'isukari n'igikoma, ari uko tugomba kuza gukora ikiyede. Atubwire se umuntu abafashije byakunda mwabasha nyine atubwira ukuntu twaza kwiga imashini, bibaye bikunze twabikora. hanyuma rero ugiye kumbwira umunsi wa mbere umaze kubona ko utewe inda n'umusore kandi amaze kukubwira ko atazagufasha, se yarabikubwiye cyangwa umubuze wagiye kubona ubona aravuza ku iyo telefone? naramuhamagaraga telefone ntayifate, ariko naho ayifatiye namubwira ikibazo cy'umwana nyine akanyihorera, mpitamo nyine gukomeza gushakisha ukuntu namurera njyenyine. hanyuma mu kumurera rero waje guhura n'undi musore nawe murakundana, nawe birangira mubyaranye, byaje kugenda gute nyuma we, byagenze gute? yambeshye nyine kumfasha kurera wa mwana wa mbere, duturanye muri karitsiye. umuturanyi? Yego. akimara kuntera inda abantu bakajya bamubwira ati iriya nda si iyawe, nyine birangira nawe atabashije kumfasha, aribwo nahise njya gushaka akazi k'ikiyede nyine akaba ariko nzajya nkora. hanyuma umukobwa ufite abana babiri nta n'umwe ise amufasha kurera, ubuzima bwari bumeze gute? umunsi wawe wagenda gute? nyine biba bugoye, n'ababyeyi nyine urumva bari ibibazo, bakubwira ati ujye ujya gushaka akazi nyine ubarere, ntabwo ari twe twabagutumye. ntimugize impanuka ukabyara rimwe ubyare na kabiri, twashobora ujya ubarera nyine niwe wababyaye. kaba amahane gutyo nyine umuntu nawe akavuga ati nta kundi, akirwanaho gutyo ujya gushaka akazi. wirwanagaho gute? nk'umunsi wagiye gusaba akazi k'ikiyede bwa mbere byari bimeze gute? kutari warigeze ugakora, wari uvuye mu wa gatatu segonderi, mu ishusho y'ukuntu byari bimeze? byari bingoye nyine kubera ari ubwa mbere ngiye no kubikora. umunsi wa mbere narakoze nkora igice, twagiye muri pause, mbura imbaraga zo kugaruka, ngaruka amasaha yarenze, baranyirukana ndataha. ubwo nyine mu kumpemba bampembye igice. ubwo ku munsi wa kabiri nibwo nabashije kujya nza gukora, ariko nyine ntabishoboye, twikorera amabuye, taha navunitse, umwana afite amezi 5, ngera mu rugo nkongera mu gitondo nkongera ngasubira mu kiyede.
nyine ntabwo byari binyoroheye. Yego. hanyuma se iyo utekereje kuri se w'umwana wa mbere mwabyaranye umwana wa mbere asike mujya muvugana, iyo umutekerejeho wumva umeze ute mu mutima? Yahise ashaka undi mugore, kabyaranye n'umusore, ukimara kuninda ahita ashaka umugore, ariko nta bintu byinshi njya mvugana nawe. Ubu ngubu ubwo tuvugana amubwira musaba amafaranga y'ishuri ry'umwana gusa, nta kindi. hanyuma se mu buzima ntumufata nk'umuntu waguhemukiye? Se nimba umufata nk'uwaguhemukiye wumva hari imbaraga zo kumubabarira wabona? Nta muntu ubaho atababarira, kuko natwe dukora amakosa tugakenerwa kubabarirwa. Numva namubabarira. hanyuma uwa kabiri rero amaze kugutera inzozi zawe zisa nkaho zari ziyoyotse, noneho ho wiyumva gute? Numvaga nyine ubundi najyaga mvuga nti kubera nabonaga ukuntu nari mbayeho muri ubwo buzima njya gukora ikiyede kinanira, navugaga nti byayo undi mwana njye ati ntwaye n'indi nda nahita niyahura, nta nubwo wenda nabasha kuyikoramo ubwo nakiyahura, ariko byarabaye sinabasha kwiyahura, ndayitwita. Ako nyine we yaramfashaga, ariko nkimara kubyara nibwo bamushyizemo amagambo abantu bamubwira ngo umwana ntago ari uwe, nawe aba ndetseho. Byaturutse kuki kugira ngo uwo mwana mwihakane? Nyine ni amagambo abantu bamubwiraga, ahita ajya no muri ADEPR mu kiroko mu barokore, rero kugira ngo nyine abatizwe avuga yuko umwana atari uwe. Mu kirokore ntabwo bakubatiza ugira umwana? Nyine mu buhamya bamutangiraga cyangwa nawe yatanze yavuze ko umwana atari uwe, babigenderaho gutyo. hanyuma se uyu munsi umwana aramwemera? ntago yamwemera ku buryo yavuga ati ndamugurira imyenda, ntiyamwemera ku buryo yavuga ati ndi bumenye nimba yanyweye igikoma cyangwa yariye. Gusa nyine ni ukuvugana kuri telefone akavuga ati umuhungu wanjye ameze gute. Nta bintu byinshi tuvugana. Ajya bikubaza akakubaza ati umuhungu wanjye ameze gute? Ari uko ari njyewe umuhamagaye ariko, cyangwa se duhuriye n'ahantu mbaze ngo umwana wanjye ameze neza, ameze ate, cyangwa tukanatongana bwa na mituweli wishyura nta biki, kamubwira ati nzayishyura ariko ntayishyure. Yego. hanyuma rero ibyo byose bikubayeho, wafashe umwanzuro noneho kwirwanaho ugashaka kuba wiga imashini, ibyo wabitekereje ute, wabikoze ute? Ntabwo natekerezaga ko byabaho, kuko aho umuntu yari aho twari dusanzwe, aho twabonaga wenda twabasha kujya kwiga ku kwezi byari 10,000. Urumva kugira ngo uzabashe wenda kuba wamenya kudoda umwenda cyangwa no kuwikatira, ni ukwiga amezi 6 kugira ngo ube wabasha nyine kumenya kudoda, ni amezi 6. Ngo natekerezaga 60,000, ngatekereza no kuzajya ngura ibikoresho, birancanga ndabireka. Ako twaje gukora ikiyede hano, mama arahita bituganirijeho, nzamuba imbere nyine ndamubwira nzagufasha no gushaka abandi. Turabashaka, tubwira na gitifu w'akagari atanga itangazo, twaje kwiga turabana 20. Imashini urayimenye, imashini umaze kuyimenya, uyu munsi isura doda, uyu munsi ubuzima bumeze gute? Uyu munsi ndacyakorera hano kubera imashini twigiragaho nizo ngiye niyo nkoresha, kubera ko ntarabona imashini. Iyo mbonye kiraka ndaza mama arahita akampa urufunguzo tukakingura aho twigiraga nkadoda nkataha, ejo nabona ikindi kiraka nkagaruka gutyo, niko mbigenza. Hari icyizere cy'ubuzima, ubona aho uhagaze uyu munsi hari icyizere cy'ubuzima noneho no kuri basha kurera abana bawe 2? Ko
uko biri ntabwo ari nka mbere. Ubu ngubu ndabasha kudodera n'umwana, ndagura igitenge, nkagura igitenge cya 2 nkahita mbadoderamo bose. Ntabwo rero bikingoye nka mbere. hanyuma se wumva ari inzozi ufite, wumva ari ikintu wifuza kuzaba cyo, wumva wifuza kuzaba iki mu buzima bw'ejo hazaza? Rero mba nshaka kuzaba umutayeri n'ubundi, ariko nyine ikibazo ni imashini. Kuba nkorera hano urabona ni mu gipangu, ntabwo abakiriya mbabona ngo mbashe kubona amafaranga nyine yabasha kwigurira imashini yanjye. Gusa waramuka guhaye imashini n'ibyo bifashisha badoda, imikasi, metero, sinzi n'ibindi mukenera, wumva ubuzima bwawe bwahindukaho iki? Bwahinduka cyane, bwahinduka kuko njye numva nanjye umunsi nzagira amafaranga cyangwa se nzaba nabashije kugera ku ntego yanjye, nanjye nzafasha abandi, yego nkabafasha kwiga. Mu buzima bwawe ni iki kintu cyakubayeho kumva kiragukomerekeje cyane mu bintu byose watubwiye waciyemo? Aba ari byinshi, ariko ikintu cyankomerekeje biba bigoye mu buzima kuba warera abana 2 batanahuje base. Umubyeyi akakubwira ati ubwo isi umwe nataguha mituweli unda ayiguhe, uko wajyaga kubareba nyine n'ubundi ujya kubareba bagufasha. Ubwo rero urumva iyo umuntu afite imyaka 20 n'ingahe akiri muri 20 arera abana 2 wenyine, aba ari ikintu gikomeye. Hanyuma nk'ayo magambo ababyeyi bakunze kubwira abana babo iyo babyariye mu rugo, ku giti cyawe yafata gute? Se wumva umubyeyi aba afite ukuri kuyavuga, nawe bafite agahinda? Ndakeka wowe nk'umubyeyi uyu munsi ufite umwana wabyariye mu rugo, batereye inda mu rugo, ni ubuhe butumwa wamuha? Ubutumwa namuha ni uko yabasha kwihanganira umwana, kuko hari n'igihe biba byamubaye hari impanuka. Ntabwo yagakwiye kumubwira amagambo mabi cyangwa akomeretsa. Yego nawe aba afite agahinda, ariko kuko biba byabaye yagakwiye kwiyakira, akamufasha nawe kwiyakira, kuko nawe aba yarahungabanye. Uyu munsi umubyeyi wawe mubanye mute? Uyu munsi umubyeyi tubanye neza. Iyo ntabonye ikirakama ndi kumufasha mu mirimo yo mu rugo, ndimo kwahirira amatungo cyangwa se ndimo no kumufasha guhinga, naba nabonye ikiraka nkaza nkagikora, nkagenda mu rugo tukunganirana. Sigitekereza ko nk'iyo umukobwa bamuteye inda akiri umukobwa akiga mu myaka nk'iyo wigagamo mu wa 3, abahombye iki mu buzima? Byinshi, abahombye byinshi cyane ahubwo, kuko najyaga mbona abana twiganye, hari umwana twigana muri siniya hariya muri JS Masoro, ntabwo yajyaga yitaho kwiga, yabaga yibereye hanze cyangwa twaba turi no mu ishuri akaba yisinziriye, nkamufatira note, twaba turi mu makwizi nkanamukopeza, ariko ubu ngubu ni sekreteri w'umurenge. Yabashije kwiga akarangiza batamuteye. Yego. Ubwo rero nyine iyo umuntu atabashije kwiga abahombye ibintu byinshi cyane. Hanyuma se uyu munsi nicyo wabwira umusore cyangwa bombi, bariya basore bombi mwabyaranye, ubutumwa wabaha bwihariye, cyangwa se wabwira n'undi musore wese wabyaranye n'umukobwa ariko akamutererana? Ibyo nababwira ni uko kuba yatererana umukobwa yateye inda aba atari byo, kuko nawe
ntabwo aba afite ukuntu ari bubigenze. Nawe wenda nimba nta bushobozi ufite ariko ukamuba hafi ukanamuhumuriza, nimba ntacyo ufite kumuha akaba abibona yuko ntacyo ufite cyo kumuha, waba ugifite ukanamuha dukeya ufite cyangwa se ukamubwira ko ntacyo ufite, no kuba yamuba hafi akamugira inama nabyo byaba byiza. Hanyuma tuvuye ku ibyo bintu wenda bigendanye no kubyara n'iki, mu buzima bwawe busanzwe nk'umukobwa, kugira ngo ugere ku ntego ufite, umuntu washaka kugufasha, ashaka kugufasha kubona iriya mashini, cyangwa bashobora no kuguha akazi kajyanye no kudoda nk'uko wabyize, yagukura he? Ugira ku nimero, yakubona gute? Yego, mfite nimero ya telefone 0788 40 98 548 na 0722 52 21 352. Hanyuma ibaruye ku muntu witwa nde? MTN ibaruye kuri Cyuzuzo Diane, ako na Tigo nayo ni iyanjye imbaruyeho. Witwa Cyuzuzo Diane. Hanyuma rero Cyuzuzo Diane, ndumva twasoza, ariko mbere yo gusoza ukagira ubutumwa ugenera Mama Light nk'umuntu wagufashe akakwigisha umwuga ushaka kuzakubeshaho imyaka myinshi imbere. Mama Light ndamushimira cyane, nawe arabizi, twahoraga tumushimira no mu izina rya bagenzi banjye, apana njyewe njyenyine, twaramushimiye, n'ubu ngubu turacyamushimira. Yarakoze cyane, Imana ijye imuha umugisha n'abamufashije bose. Yego. Hanyuma rero Diane, turagushimiye kandi turaguhumurije, humura, ubuzima burakomeza, abana bawe babiri komeza uhatane ubarere. Kurera abana babiri ntibyoroshye uri wenyine, ariko buriya Imana nimba yarabaguhaye nibo mugisha wawe. Hari abandi bifuza abana n'umwe akamubura, wowe kuba warabonye abana babiri rero, nubwo bitagenze neza ngo babyare ufite icyo bareresha gihagije, ariko ubwo bamaze kuba bawe. Ubwo icyo twagusaba ni ukugumya kubarera ushyizeho umwete, kandi no kubatoza umuco, no kubatoza uburere bwiza, ukazagerageza bakuru ukabashyira mu ishuri, ukagumya kandi no kubwira base bakagufasha uko bashoboye, gake gake wenda abana bazakura. Hanyuma rero turagushimiye kandi ukomere. Yego, namwe murakoze.